Welcome again my people. Mumeze mutabakunze ba Diamond TV official. Nkuko nabibabwiye muri iyi minsi rero kuri gahunda ya Miss Rwanda babwira ko harimo abakobwa noneho bahagurutse badasanzwe, imyitegurira rimbanyije. Mbibutse komeza gukora subscribe kugira ngo mukomeze kuryoherwa n'amakuru ashyushye ariko va muri Miss Rwanda. Noneho rero umukobwa wacu Janine Niyigena ubu niyo ngiye kubagezaho udusari mu none dusanzwe. Umukobwa yagiye yiteguye arongera aritegura. Kuko muri kubireba nagerageje gukusanya amafoto ye mbere ataratangira imyiteguro na n'ubu ngo mu myiteguro yagiye none umukobwa aramanuka Virutsiro aragenda kugera ku Kibuye, yakoze shoot iteye ubwoba nkuko muri kubibona amafoto afite none ntasanzwe. Ibi rero ngo yabikoreye iki? Ngo ni nyuma yuko abakobwa bamubwiye atari ku bundi waduhaye amafoto meza. Yagiye nawe rero rwose amafoto arayakora. We dore amafoto nkuko muri kubireba muraryoherwa muri iyi video. Iyi video irabaryohera, wowe witegereze gusa ugenda ugereranya urareba nk'ingi igiye uburyo ameze. Reba uko yari ameze mbere urebe n'uburyo ameze. Yakeye ibintu byose bimeze neza, imisatsi yayihinduye. Umva ntumbaze ngo wamusokoje ninde. Ibi byose biri gukorwa mu gihe irushanwa rya Miss Rwanda ari buri minsi mike ngo ritangire. Mbibutse ko irushanwa rya Miss Rwanda byitezwe ko rizatangira kuri uyu wa gatandatu ni tariki 29 Mutarama 2022. Nibwo abakobwa bose bazaba bamanutse bahatanira ikamba rya Miss, bagahera mu majonjora. Bazatangira bate rero? Bazahera mu ntara y'Amajyaruguru. Intara y'Amajyaruguru niyo ntara bazaheraho. Nyuma yaho bukeye bwaho rero uburengerazuba buzabutahiwe ariho uyu mukobwa wacu Janine Niyigena abarizwa. Nje mfite amatsiko kuri uwo munsi, ndibaza ngo bizagenda bite. Ndibaza ngo Janine se twese tuzahaguruke tumuherekeze tumukurikire. Ndi kwibaza dushake imyenda, dushake ingoma tuzavuza kugira ngo ibintu bigende neza abantu bose batumenye. Ariko njyewe nkurikije uko muri kugenda mukurikira Diamond TV, mukora subscribe, mukora na views, byose ndi kubibona, ndi no kubashimira. Mukomeze musangize inkuru za Janine ahantu hose. Nanjye kuri uwo munsi noneho nzaba mpibere, nzaba izindi nkuru nyazo z'uburyo yagiye ameze, yambaye, uburyo yigaragaje, byose ntabwo nzasinzira mutarabibona. Iyi myiteguro muri kubona afite noneho uko azagenda ameze, abantu bose bari kwibaza ati azambikwa nande, ariko birateguye. Nje kare namuvugije hamwe ngo birateguye gusa mu byitege. Imyitozo ari gukora ni myinshi, harimo kubyina. Mu video maza kubibona nimwegera imbere uburyo umukobwa ari kwitoza mu bijyanye no kubyina, ari gutera amapa. Nanjye byantunguye, ntago narinzi ko umwana wo mu Rutsiro rwose afite impano zimeze gutya. Afite impano zitandukanye, afite impano nyinshi umukobwa ari kwerekana. Nje ku buryo ndashidikanya ko yiteguye bihagije, nta gihunga afite, nta bwoba afite. Umubajije wese aramuturi ready, ati ndi ready, ibintu byose kuri gahunda, ati imishinga irateguye narayegeranyije. Namwe rero agakomeza kubasaba nk'abakunzi bi, abamukunze mwese vraiment ntituzamutenguhe. Dutangire tubiki ibiceri 200 cyangwa 300 tuzaba twabitse mu gihe azaba arenze ijonjora, bikaba ngombwa ko bigeze igihe cyo kumutora. Twese tuzamutore. Urareba nkaho gafoto uburyo ari yimereye rwose, kera nyine atekereza ibya Miss Rwanda yisekera. Urareba izi foto zombi hari aho bifitanye isano. Ibitwenge bye ntaho byagiye, nta n'ubu ngubu niko ameze. Ntabwo umukobwa afite, ariteguye, ari kompeta, ibintu byose birateguye. Inkweto twarahanaguye, abazafotora bariteguye. Ibinyamakuru noneho byo byamanutse, mugende murebe. Ibi mvuga ntabwo ari Diamond TV iri kubivuga gusa. Mugende ujye kuri YouTube ucyandikamo gusa ngo Niyigena Janine, urahita ubona ibinyamakuru, YouTube channel zitandukanye zamaje kumukoraho inkuru zitandukanye. Niho ubonera ko uyu mukobwa wacu arenze, uyu yajaje rwose. Uyu nguyu twiteze impinduka nyinshi kuri we, Ikindi kirenzeho rero nuko uyu mukobwa ati njyewe Rutsiro, karere ka Rutsiro, ngomba kukamenyekanisha ku neza cyangwa ku nabi. Ariko ndibaza ubundi abameya n'abayobozi bose bazi ko uyu mwana Janine rwose ari kwiyamamaza.
nkaho nagiye yizeho ho barabimenye barabizi ko rwose bafite Miss umukobwa uri guhanganira Miss Rwanda 2022. Biradusaba iki rero uko aho yize babizi naho yiga Kibogora Polytechnique abakobwa baho murebe izi nkuru rwose uyu mukobwa mukomeze mumenyekanishe mumugeze ahantu hose ku buryo naramuka avuye mu majonjoro akayarenga ibindi byose tuzasanga nimba tuzamwita Miss Popularity se ntabwo yayibura icyo gihe twakoze neza. Ndabasaba rwose uyu mukobwa tureke ibintu by'imitima mibi tureke ibintu bya bindi byacu twigiramo kamere zacu tuzihorere twebwe tumanuke n'umutima mwiza uyu mwana tumuhe amahirwe uko yicara akavuga ati nge nditinyutse nk'umwana wo mu Rutsiro ahantu bavuga ko hari imisozi mibi ahantu bavuga ko abakobwa baho bitinya akumva ko yifitiye icyizere natwe icyizere tukimugirire dusakaza inkuru ze ahantu hose bazireba mumenye tukimugirire aya mafoto ye meza yakoreye shoot akemera akava ku Rutsiro akajya ku Kibuye ku mazi ye baba we yateza va Rutsiro aramanuka ku Kibuye ku mazi umukobwa akora shoot we yambwiye ngo izindi yazibitse tariko ziri busohokera timuraryoherwa abamusabye amafoto rero nizire ko noneho mwatangiye kubona ko umukobwa wacu yiteguye kuba Miss arabyiteguye rwose nanjye ndabibona ko abyiteguye namwe kandi murabibona mufite ibitekerezo cyangwa ubufasha mwumva cyangwa ubutumwa mwumva mushaka kumuhereza nge ndabinginze ni mugende muri comment kuri video muzandike nja ku kanya nawe abari online arahita agenda zose azisome n'ikimenyimenyi niwandika umubaza ikibazo arahita hagera agusubize ni umukobwa uri kuru ni umukobwa uri fresh tumuri inyuma nka Diamond TV official ndetse nawe ubwe icyizere yifitiye nicyo gituma buri muntu wese akomeza kumuba inyuma. Ndabararikira rero gukomeza gukurikira amakuru kuri Diamond TV mukora share mukora subscribe nyaboneka tuje tureka ntukarebe video ngo ugiye udakore subscribe uragenda hasi urabona akantu gatukura wowe kandi wo muri telefone yawe urabutanze umusanzu wawe kuri Diamond TV official ndetse no kuri mukobwa wacu urimo wiyamamariza kuba Miss wa 2022 rwose mubikore umutima mwiza natwe ntago tuzabatenguha tuzabaha amakuru umunsi ku munsi ya Miss kuko nawe arayaduha kandi tuzakomeza kubaha ibyiza amavideo ye ubuzima bwa buri munsi muzakomeza kubusanga ahangaha kuri Diamond TV official. Ibyiwacu nakagaruka nadusoreje dore dusoje yibyinira Miss wacu n'ibindi byose tuzabibahereza. Murakoze turabakunda turabubaha tuzora tubakunda tuzora tubaha ibyiza nka Diamond TV ibindi n'ubutaha ciao bye.